Warubizi. Hello, umuryango munini wa Warubizi turagarutse kandi nukuri nagira ndabashimire jewe imisi yose iyo mba nzi yuko ikiganiro kiza kuba mba ndyohewe sije mbona ndagarutse kugira dusubire tuganire. Rero nagira mfate uno mwanya nshimire umuryango munini, mvuze munini mwumve ko ari munini kuko turabona ingene turiko turunguka, umuryango uguma wiyagura. Nukuri nagira ndabashimire abantu bose badukurikirana, abantu bashasha muriko muriyongera. Thank you so much. Abantu batwandikira hope nukuri ndacishijwe bugufi, ndabashimiye abantu bari mu Rwanda, mu Burundi. Nukuri Imana ibahezagira abantu badukurikirana, abantu batwandikira ba message ko iyi Warubizi ibafasha. Nukuri ndavuze ngo murakoze, numva umenga sinoheza gushima kubera nanje n'ibintu bisigaye bindenga from. Rero ariko nagomba cyane nshimire Imana yo yemera yuko nukuri dukora kino kiganiro. Ntibiba vyoroshe ariko Imana iratwemera yuko tugikora kandi turabona impact. Abantu baratwandikira, abantu b'Imana sinobabwira ingene iki kiganiro ingene kiriko kirafasha abantu. Cyane ngira nshimira abantu bose abatumire banje bamaze guca kuri iyi platform. Abantu murashaka kwandika ati dushaka kuvugana na naka, dushaka kuvugana na naka kugira uwo muntu amfashe. Nukuri naravuze ngo iyi platform Warubizi niyo kugira abantu bakizwe, abantu bahinduke, abantu bongere bagira ivyizigiro. Ambo umuntu yaraciye mu kintu akagisohokamo, at that time hari umuntu muri uwo mwanya ariko aragicamo avuga ati mbega kino kintu nzogishobora kukivamo. Yes, hari ivyizigiro birahari. Nukuri Imana irahari kugira itugirire neza kandi iratwitayeho. Rero niyo mpamvu Warubizi iba ihari. Nukuri nagira nshimira abantu bose, abatumire banje bose ingene bama bari ready. Iyo ndabasavye ntihari umuntu yabasavye yuko muvugana. Nukuri ingene bama bari ready kwama bafasha abantu, bariyizi barazaho. Nukuri ivyo bamaze gukorera abantu nukuri ndashima gose. Imana ibampezagirire. Rero n'umunsi nagiriwe ibakwe, sinzoreka kuvuga ko nagiriwe ibakwe kuko nyamba hari umuntu yumva yuko ashobora kuza kubwira abantu ivyo Imana yamukoreye. Nukuri iryo nibakwe jewe mba ntewe. Rero nagiriwe ibakwe n'umunsi mfise umugenzi wanje, n'umugenzi wanje muraza kumubona. Rero ni mungumire ngaho onye kaze tuze kubana muri iki kiganiro, ndazi yuko muza guhezagirwa. Thank you. Warubizi. Kaze Madame Nicole. Urakoze. Kaze cyane. Kaze muri Warubizi. Urakoze cyane. Nagira imisi yo dutanguye ikiganiro twama dusenga. Igituma ntangurira gusenga ni kubera ntabari twebwe ariko ivyo tuvuga natwebwe turiko turabivuga canke naje ndiko ndavyumva bimfashe n'abadukurikira. Nukuri bibagirira akamaro. Rero nashaka ndabasabe mutangure musenga. Kazi. Murakoze. Uwiteka ndagushima, ndaguhimbaje, ndagushima ko uyu munsi niwe waduteganyije kugira ngo tugere hano duhure kandi dufashe abavandimwe. Ndagushima cyubahiro kizima, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro Data. Mwami Imana, ibyo tugiye kuvugira hano presence yawe turayikeneye ngo ubane natwe, kandi Mwami Imana ufashe n'imitima y'abazumva iki kiganiro kugira ngo kizagira aho kibavana naho kibageza, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Umeze neza? Yego. Kumenga witonze cyane. Oya. Je nabwiye abakunzi ba Warubizi yuko uri umugenzi wanje. Yego. Rero ni witonde, wisanzure. Yego. Kaze rero nashaka utangure widondora. Nicole ninde? Kaze.
nitwa Nicole Niyonkuru. Ego. Nkaba ndi umumama w'abana 2 b'abahungu beza. Nabyaye ariko muri iyi minsi nkaba naradopse undi muto umuhungu nanone aba afite umugabo umwe. Nkaba mba hano muri Arizona maze imyaka 7 muri Amerika. Amen. Ikiruta byose ndakijijwe. Amen. Imana ishimwe. Nashaka umbwire Nicole, iyo bakubaje ngo Nicole ninde? Nicole n'umuntu ameze gute? Nashaka utubwire. Nicole n'umuntu navutse ndi bucuri wacu muhererezi. Mvuka mu muryango w'abana 2 kuri mama 4 kuri papa. Ego. Mvuka navutse nsanga mba kwa nyogokuru. Ntabwo nigeze mbana papa, ntabwo nzi ubuzima bwo kuvuga ngo papa na mama. Navutse mbona mba na nyogokuru na mama n'aba uncle, nyine turi umuryango munini. Ariko ni jewe mwana narindi mutoya. Nkurira muri ubwo buzima naje kumenya papa mfite nk'imyaka 6. Ubundi ntabwo nari muzi, yarazaga mu rugo nkabona ko ari nk'umushyitsi usanzwe. Utazi ko ari papa? Ntabwo nari nzi ko ari papa. Gusa ikintu nzi nabonaga cyane nuko mama yahoranaga agahinda, haza umugabo mu rugo mu bashyitsi yataka rira kagira agahinda. Iyo image niyo nzi. Hanyuma nkura muri ubwo buzima naje kumenya ko ari papa afite 6 ans. Niho nyine yaje kudutumira ngo tugiwe. Niho nabashije kubona mukuru wanjye tuvukana kuri papa bwa mbere, yabanaga muri icyo gihe na papa. Nubwo buzima nabayeho tu strugglinga muri famille kwa mama. Mama nta kazi afite, kugira ngo tubeho turinda gufasha mama gucuruza. Nabayeho mu buzima butari bwiza butaryoshye ariko harimo urukundo. Urumva wari umwana ukunzwe. Wari bucura none? Nari bucura bantetesha, ariko atari bwa buzima bwo kuvuga ngo ni ubuzima bw'abakire cyangwa ubuzima bw'uburyoshye bwa pana mama. Ariko abo nari mfite around yanjye barankundaga. Kandi nashoboraga natangiye gukora ibyo bakora. Navutse jewe ngize imyaka 6 natangiye gucuruza. Mvukira muri ubwo buzima du strugglinga kugira ngo tubeho, kugira ngo mbone minerval, ariko bitabujije ko nari ndyohewe kubera ko barankundaga. Umuryango wawe watubwiye yuko ukijijwe. Umuryango wawe wari ukijijwe, bari abantu basenga. Umuryango ego wari ufise urukundo, ariko shaka utubwire structure y'umuryango wari urimo. Bari abantu basenga, waje kumenya ryari Imana? Umuryango wanjye bari abakatolike. Bari abakatolike babandi convaincu, babandi twavugaga rozari buri munsi. Mama wanjye na grand-mère wanjye bari abamuvuma Maria. Twagendaga mu Rwanda hari ahantu bita Kibeho, tukagenda tugasenga. Bavuga ngo aho Bikira Mariya abonekera abantu. Nakuriye muri uwo muryango w'abakatolike basenga, ariko basenga mu buryo bwabo, atari bya bindi byo kuvuga ngo no gukizwa. Ariko muri bo bari bakijijwe, ariko ntabwo ari kagakiza nk'ako tubona ubu ngubu. Ariko gusenga nari mfite umuco wo gusenga, kuko naravutse bambatiza nkiri umwana, mpabwa amasakramentu, guhazwa, gukomezwa. Nkurikira uwo muco wabo w'abakatolike. Ariko aho naje gukizwa nyuma y'uko mama wanjye apfa. Mama wanjye yapfuye muri 98. Noneho ngira agahinda kenshi ntarabona, ntarumva mu buzima bwanjye, ku buryo byamfashe
amezi 3 ntavuga ntarasubira ku ishuri, nari mfite imyaka 14 ico gihe. Icyo gihe mama wanjye apfa. Rero ku buryo aho nigaga byatumye mpava kuko ntabwo nongeye kuhasubira. Mama yapfuye umwaka ugiye kurangira wo kwiga, noneho amezi 3 asigaye sinayiga. Noneho numva ntashobora gusubira hantu nigaga kubera ko numvaga mfite nk'ikintu ntacyo nzavuga mu bandi ko nta mama mfite. Urumva numva abandi bagenzi banjye bose bafite papa na ba mama. Cyambere nari mfite igikomere cyuko ntigeze mbona papa, ntigeze mbona urukundo rwa papa, none nari maze no kubura mama. Numva noneho nta mugenzi shaka n'umwe wo kumva ko afite papa na mama. Naye sigaye ngira ikintu cyitwa jalousie yo kubona umuntu. Nakira dusubire inyuma gatonya umbwire, uravuze ko kubikomere byo kutagira mama na papa. Nashaka umbwire gatoya, umbwire ingene ubuzima bwabaye kubona utagira papa mu buzima bwawe. Ego yarahari ariko uravyumva ko utigeze umubona. Umbwire ingene vyafex ubuzima bwawe gushikana ugera ko kubura mama. Kutagira papa byaranyafexe cyane ku buryo nirindaga abana bafite ba papa. Narabirindaga iyo wazaga kuba umugenzi wanjye tugendana, nkumva uvuze papa numvaga ari ikintu cy'igikomere kuri njyewe kuko numvaga nta papa mfite, kandi numvaga nanze ikintu cyitwa cyose umuntu w'umugabo kuko numvaga papa yakagombye kunkunda, none nta nkunda, nta nubwo anyemera. Noneho nkumva ko aba papa bose ariko bameze, nene narabashize mu gatebo kamwe. Mu buzima bwo kudagira papa cyane nababaye cyane umunsi papa apfa. Papa wanjye yapfuye 97 mfite imyaka 13. Hanyuma abiwabo wa papa bamushyingura bamuhamba batatubwiye. Tugenda dusanga papa yarapfuye, nta kintu kimwe yatuvuzeho na kimwe. Noneho rwa rwango namwangaga rutuma ruzamuka. Noneho mufatanya nabi wabo wa papa bose. Noneho nkurana icyo gikomere cyo kumva ko nta muntu n'uyu n'umwe wo kwa papa nzavugisha. Noneho bituma nanga n'abantu bafite ba papa. Ku buryo ku ishuri badubwiraga ngo muzana ababyeyi, ngo papa we ninde. Jewe bavugaga papa wanjye, bavuga amazina yo kwandika papa na mama, nkandika uncle, musaza wa mama, kuko niwe yakoraga role nk'umubyeyi. Yazaga mu nama y'ababyeyi ku ishuri, iyo mama yaburaga amafaranga yamuhaga minervale. So niwe numvaga ari we papa wanjye. Niwe naramwindikishaga mu bintu byose, ku buryo na mama yageraga akababara akavuga ati se kuki buri gihe iyo ngiye ku ishuri bambwira ngo tonto wawe niwe papa wawe. Ndambwira hagiye nta wundi papa nzi. Nkurana icyo gikomere cyo kwanga papa, cyo kwanga umuryango we, ariko nkumva cyane ndi atashe kuri mama. Mama nari namubwize nk'akagirwamana kanjye. Numvaga mama nta wanjye nta hazajya, numvaga mama wanjye ari byose. So maze rero kumupfusha niho numvise ubuzima bundangiranye bwo kuri isi. Numvaga ko ariyo nanjye end yanjye. I'm so sorry. Nashaka umbwire mama amaze gutaha ugaheba ishure, ubuzima bwabandanije gute? Urumva ko wari ukiri umukobwa mutoya, imyaka 14, ukiri umwana mutoya vra. Nararetse kwiga amezi 3, ariko kubera ko urukundo nakundaga mama nigo urukundo nakundaga nyogokuru wanjye. Mama ubyara mama, kuko nyogokuru wanjye yambereye umubyeyi ntashobora kukubwira. Since yuko na mbere yuko mama apfa yambereye umubyeyi. Kuko hari igihe mama yigeze kurwara ndabyibuka, araremba, nyogokuru akaba ari wazajya nkikira
akangaburira akanyana ku ishuri so yambereye nka mama wanjye wa kabiri ku buryo nawe yajyaga yivugira ati wowe ntabwo uri umwuzukuru uri bucura bwanjye rero nanze gukomeza kumubabaza yarabinsabye akomeza anyigisha mama arapfuye ariko ndacyahari urumva kandi twese niho tuzajya urumva ariko ugomba gukomeza ubuzima bwawe fitire ufite imbere yawe ni nziza urumva nk'uko mama yajyaga abikubwira akakwigisha guteka akakwigisha iki akakubwira ati ntabwo uzi aho buzira ugeze so rero genda imbere ko nanjye ndimo ndasaza si ntabwo uzi ko uzamorana ugomba kwiga aya mashuri uri muranga niyo azakugira akamaro ejo hazaza rero nyuma y'amezi 3 akomeza bimbwira ansaba aza no gukoranya umuryango wa mama arabibabwira nageze aho nyine giving up nsubira mu ishuri ariko noneho njya muri interne ngeze muri interne niho nahakuye inshuti nziza na n'ubu ndacyayishimira turacyanari kumwe niwe yanyigishije agakiza amen kuko nkigera muri interne ntabwo nashobora gusinzira narasinziraga nkabona mama nkabona nyogokuru nkumva mbese nagiye kure noneho n'uwo nari nsigaranye ariko amaze kunyigisha amaze kunjyana mu biterane kwa masasu nahe abantu bakaza kudusura ku ishuri ntangira kumva noneho umunezero w'agakiza uraje amen ariko nkizwa nakijijwe kubera ubwoba nkizwa kubera ubwoba bwo kuvuga ngo n'abasigaye ntibapfe nkizwa kubera ubwoba bwo guprotectinga my grandma ntabwo nakijijwe mvuga ngo ndashaka agakiza ko kujya mu ijuru cyangwa gukurikira inzira y'Imana nashaka la paix de mon cœur kandi nka protectinga grandma wanjye mbese ni nka trauma nari mfite noneho mu isengesho ryose nasengaga imbere yo kurya imbere yo kuryama imbere yo gukora ikintu cyose nashyiraga gramere wanjye imbere nkavuga mana ndindira gramere ndindira murumuna wa mama yabaga hanze ari uduha minervare akaba ari bo shira imbere cyane kuko numvaga afite ubwoba bwo kuzababura rero nkurana icyo kintu nakijijwe muri 2000 ndabatizwa ariko réellement atari gukizwa nshaka ijuru atari gukizwa nshaka kujya mu nzira y'Imana cyangwa gukorera Imana ari gukizwa nshaka kuba nyine protection mbese yabusigaranye ko niyo nabafataga nk'ubutugirwamana duto nashaka ubwire abadukurikiranye kubera nasanze hariho ibintu tubamo canke amasituwasiyo tubamo akadutera kuba abandi bantu nashaka umbwire kuko hari aho ugeze uno munsi nashaka umbwire diferanse rero y'ugukizwa mbese uko gukizwa wumva ati ndakijijwe niko numva ubwoba nshaka n'utwo sigaranye Imana itunzigamire nagomba umbwire mbese ico gihe byari bimeze gute umbwire ubuzima woba warabayemwo waraja gusenga ni n'ubuhe buzima warubaye muri icyo gihe nkizwa narajyaga gusenga yewe nakoreye n'Imana nakoreye Imana muri Eglise Bethel mu Rwanda ndanabyina muri Eglise ndanaririmba nabaye muri worship team ariko réellement ntabwo byambuza kujya no mu bindi kuko narasohokaga najyaga muri boîte naranywaga inzoga ntabwo byambuzaga gusa ibyo nakoraga numvaga ariyo protection yo kurinda abanjye nkavuga nti nagiye gusenga nakoreye Imana izareba ibyo nayikoreye none indindira abanjye njye sinumvaga nongeye ko napfa nkarimbuka njye ko ibyo gupfa byanjye ntago nabiteganyaga nta nubwo nabyumvaga ko nshobora gupfa
ahubwo numvaga ko abandi bazapfa bakansiga noneho nkazagira kagahinda nigeze kugira. So rero gukizwa narakijijwe, nkura nkijijwe, ndangiza amashuri nkijijwe, yewe na ni Mariya nkijijwe. Ariko muri urwo rugendo rwose mfite no mu boyfriend ntabwo byamuza gukora ibyo abandi bakora badakijijwe. Ariko nitwa ngo ndakijijwe. So aho naje ngeze imbere gato, aho naje kumenya agakiza neza nuko nshaka Imana, nuko ntashaka kurimbuka, ni ejo bundi muri 2018 niyo numvise ko noneho nkijijwe nyagukizwa. Bya bihe byose ntago nari nkijijwe, kuko muri 2018 uwo grama yari yarapfuye, uwo anti yari yarapfuye, uwo nari nsigaye fata nk'ikigirwamana yari umugabo wanjye na musaza wanjye, nabo mbona noneho nje muri Amerika nsigaye ndumwe. Imana yagiye igenda inyereka ko abantu bose niringira nta kamaro, ngomba kwiringirayo. Yabinyeretse kenshi, ibanza itwara uwo mutante, itwara na grand-mère, noneho hasigaye na musaza wanjye ajya mu biyobyabwenge. Nawe asa nk'umvuyeho, nza muri Amerika nza ndi jyenyine ngomba gustrugglinga. Umugabo niringiraga nawe ndamubura, uri wenyine. Ibintu byose njya kwiringira byose bigahita binca mu myanya y'intoki. Ibyo najya kwiringa byose ni Imana yashakaga. Kuvuga nshaka tubwire abakunzi bawe warubizi kuvuga ko umugabo kumubura ni waje wenyine. Waje wenyine, wewe yarakiri muri Afrika, ndanamutayije n'umugenzi wanje. So Imana yashatse kunyereka ko hari igihe ari jye nayo, nta wundi muri iyi si, yaba umubyeyi, yaba umuvandimwe, yaba umugabo, yaba iki, ari jye nayo gusa ngomba kuyiringira. Rero nibyo nabonye ko ari Imana inshakaho. Nabibonye maze kuva muri surgery y'umutima, narwaye umutima, ngenda ndi jyenyine, bankora surgery ndi jyenyine, nta wuza kundeba, nta uvuga ngo ni mwene wacoje kundeba, nta muvandimwe, nta ki. Niko nashaka tugende buke buke. Umbwire ico gihe muri 2018 waragwaye, vyagenze gute kugira ugire uvuga ati ubu rero ndakijijwe? Ni urumva wakijijwe muri 2000, ariko 2018 uvuga ati aha niho numvise yuko nkijijwe. Nashaka kumbwira urwo rugendo ingene. Navukanye ikibazo cy'umutima kuva kera nkiri umwana. So baza kubibona, naje kubimenya muri 2003, ariko nta bushobozi nari mfite bwo kwibagisha cyangwa kuza muri Amerika muri icyo gihe. So nashoboye kubagwa muri 2018. 2018 rero nari namaze kuremba ku buryo abaganga bavuga ngo nta chance mfite yo kubaho. Rero icyo gihe niho Imana yantabariye, n'icyo gihe niho nagiye kubagwa, Imana irandokora. Ibyo navugaga nyine nuko nijyanye. Wagiye kwa muganga wenyine? Jyenyine nitwaye mu modoka, ndayiparika, ninjira ibitaro. Abana wariho kuko warufise abana nari nabasize ku mugenzi wanje. Muri Mene nyine hari umugenzi twabanaga, ndabamusigira, ndavuga ngiye muri appointment. Hari n'umukobwa twabanaga, ndamubwira nuza kuva ku kazi uze kuza kundeba. So nagiye nitwaye, batangira processes zo kushaka kumbaga nyine. Bukeye bwaho barambaga, umunsi nagiye sibo bambanze, barimo baramprepara, noneho bukeye bwaho barambaga. Ariko icyo gihe niho naboneye Imana. Icyo gihe niho nabonye ko ari jyewe n'Imana, nta wundi. Rero maze kubagwa, maze kongera kugarura ubwenge, niho
ubwenge bwagarutse mbona kuva kera iby'Imana yashakagaho ukuntu yagendaga itwara abantu incisha mu bintu ndavuga this is my time yo kwemera Imana noneho nkava mu bintu byose noneho ngakizwa nkijijwe niho nasenze Imana mpamagara umupasiteri twari umupasiteri muri icyo gihe aho nasengeraga ndabimubwira turasengana ndamubwira ubu ngubu noneho nubwo narindi mu mirimo muri eglise ariko ubu niho nkijijwe noneho mfata icyemezo ari inzoga ndazireka ari amaklabu ndayareka ntago byambuzaga no muri icyo gihe kubijyamo ibintu byose ndabireka ndavuga noneho ngiye gukorera Imana shaka kuyikorera shaka n'ubugingo buhoraho icyo gihe mwagwara nashaka urugendo Imana yabacishijemo nukuri Imana yakoze ibikomeye Imana yakoze ibikomeye kandi nukuri Imana ihabwa icubahiro icyo gihe mwagwara abana bari urumva waragiye urababitse umva Imana naho nyene yarakweretse ati nababana nabo nyene barashaka kubaho udahari urumva bwa bwoba wari ufise kuva kera ukizwa kubera ubwoba ati nabo mfise ntibamveko urumva Imana irakwereka ati naba anye uvuga yuko ufise barashaka kuba badahari ariko jewe Imana yawe nkaba mpari nashaka tubwire mbega muri sajari wamaze y'umwanya ungana ute bakukoreye procedure yahe ubumeze gute muri ntangira icyo gihe nyine muganga amaze kumbwira ngo nta chance mfite muri njyewe ntago nagize ubwoba bwo gupfa naravuze Mana nimba ari iki gihe wanteganyije gupfa gusa umpe kuba na kwiyeza kandi unyakire kandi uko washyize hano ku isi kugira ngo ndere aba bana urabizi aba bana n'abanjye ariko n'abawe before yuko baba banjye n'abawe rero ni uzi ibiri imbere ni wo bizi gusa umpe kuzakubona aho niho natangiye gusenga gutyo ntabwo nari mfite ubwoba bwo gupfa ntabwo nari mfite ubwoba bwo kuvuga se ndapfuye abana bazagira gute oya naravuze nanjye nabayeho nabo bazabaho kandi ndabizi ko Imana ibakunda kundusha njya muri surgery ariko mfite umwana wanjye mukuru niwe yasenze abwira Imana nukiza mama nzagukorera ndatekereza ko Imana yumva abana ari nacyo kintu cyatumye cyane ndokoka kuko n'abaganga barumiwe kuko abantu twakoranye surgery ni bari batatu ni gihe nyine narokotsemo icyo kibazo nari mfite n'abantu batatu bakoreye surgery ariko ni gihe nyine narokotsemo bisobanura ko Imana yumvise amasengesho y'umwana kuko jyewe nari ready ikimana cyose nteganyiriza igikore ntago nigeze nyisaba ngo Mana undokore navuze Mana unyeze nimba ubona ko ndi butahe unyeze ndabyibuka neza kuko iyo ugiye muri surgery bakwambura ibintu byose nta kintu na kimwe usigarana ariko narabwiye nti please Bible yanjye ndayigendana ku buryo abantu babandi bajya gutegura umuntu ukorerwa surgery babanje kujya kubaza doctor ati se ko uyu muntu yanze ari kuri brancard kandi yanze kureka Bible ye numvaga nyine ariyo protection yanjye numvaga nubwo napfa niseguye Bible ariko Imana iri bunyakire ubundi surgery yari kumara amasaha 6 ariko namaze 24 heures ndi muri koma muri koma hama surgery nayo yamaze surgery ubundi bari kumbaga amasaha 2 nkamara ndi 6 nsinziriye noneho namaze 24 heures nsinziriye
kuko bambaze itariki 7 mbyuka itariki 8 nimugoroba. Abantu rero bari bandindiriye nk'uwo mugenzi wanje twabanaga, uwo mukobwa n'undi nawe yari yaje kuba iwanje, mu berseri yari yaje, bose bari bagize ubwoba. Urumva kuko bose bari bagize ubwoba bavuga ati ko atabyuka bakomeza babaza. Urumva Dr. akababwira ati harimo arahumeka atariko ntaragera igihe cyo kubyuka. So ni Imana yandokoye, kandi noneho mbyuka ndundi Nicole mushyashya, ntari Nicole wa wundi wagize. Ni nkaho Imana yashatse komfa nkazukira mu kandi gakiza gashyashya. Nashaka umbwire after umaze gukira, mbega Nicole yahindutse gute? Nicole yabaye umuntu nyabage? Maze gukira nabaye undi muntu mushyashya. Nabaye undi muntu mushyashya ku buryo na famille yanjye yarabibonye. Kwako kera nari mfite igihunga cy'abantu, nkumva umuntu yarwaye nkagira ubwoba, cyangwa umuntu twatongana w'umugenzi twapfa ikintu nkumva afite ubwoba, nkumva nyine ndanga kukuruzinga n'iki. Ariko babonye ko nahindutse. Urumva iyo umuntu ambwiye ngo kana kararwaye ndavuga nti Imana irakiza, Imana nabonye nawe azayibona. Ariko singire cya gihunga, singire like nuhungabane. Kuko nkimara kugira gukira niho numvise ko grand frère ari muri prison kubera ibiyobyabwenge. Muri icyo gihe iyo mba ndi Nicole wa kera ntabwo nari kuba naragumye muri Amerika. Nari guhita ndeka ibintu byose nka giving up nkagenda, ko niwe nari isigaranye. Ariko uburyo nabyakiriyemo, n'uburyo namusengeye, n'uburyo nizeraga, umugabo akambwira ati Blaise bimeze gutya, nkamubwira mushaka umuroya, ariko umuroya wa mbere ni Kristo. Amen. Urumva narababaraga, ariko ntabwo ari bwabo babare nagiraga mbere. Naramusengeraga, kandi bamuvuga ngo bamuciriye imyaka 10. Navuze niyo myaka 10 ntabwo izarangira. Mbibwira famille yanjye bavuga ati what Nicole, ntabwo mu Rwanda ukimenya ibyaho niki. Ndavuga mu Rwanda bagira amategeko, ariko Yesu afite ayeyo. Haleluya, haleluya. Kandi kuko nabivuze, Blaise ntiyamazemo imyaka 10, yamazemo imyaka 2, yaburaga amezi 2 ngo igere. Aza kuvamo. Ndavuga nti njyewe nta muroya w'amafaranga, kuko bambwiraga amafaranga, uyu ashaka yawe yashaka, nta muroya w'amafaranga menshi nzashaka. Icyo nzi Imana izamuvanamo. Imana iza kubikora nkuko yabigenjeje. Mbese ubu ngubu famille yanjye barabibona ukuntu byahindutse. Nicole wa mbere wa kera yagiraga ubwoba, yagiraga igihunga, yumvaga yiyatashe ku bantu cyane. Simvuga ngo sifite urukundo, ndarufite, ndabakunda, ariko ntabwo bakiza imbere y'Imana yanjye. Even n'ubu ngubu niyo njya gusengera umuntu, simusengera nkuko namusengeraga mbere. Umusengera umuntu kugira ngo Imana imuhe agakiza, ayimenye, imuyobore mu gakiza kayo, ayikorere. Ni nabyo sengera abana banjye. Simvuga Mana undindira abana ntibapfe, ntibagire amaksida. Ko nzi ko ibyo ngibyo Imana irabizi. Irabizi. Amen. Irabizi. Ahubwo mbwira Imana, Mana abana banjye urabona aho barimo baragera. Urabona ubutineje ukuntu bugoye. Mbabarira bagukorere, mbabarira bagendere mu nzira yawe, mbabarira ubayobore mu butineja wishimira. Ntabwo ubu ngubu ngisengera umuntu ngo Mana umurinde mu nzira. N'umugabo wanjye iyo agiye kuza kudusura akambwira ati sheri usengere, ndavuga humura urahagera amahoro, kukurinda Imana irabizi ko ugomba kukurinda. Ahubwo ndagusengera kugira ngo urusheho kuyimenya, urusheho kuyisobanukirwa. Amen. Wow.
je ndiko ndahezagirwa vraiment Imana iguhezagire nawe we kubera hariho ibintu ducamo n'ukuri muri ubu buzima tuba tubayemo ariko tugacika intege niko n'ukuri jewe navuze nabwiye abakunzi bawe warubizi kuri umugenzi wanje n'ukuri jewe nagira ndakubwire you are such a strong woman kuko ntabwo byoroshe ntibyoroshe kuba umuntu yaraciye mu byo yaciyemwo and then ukamubona yamafisi ibyizigiro like wamufise ivyizigiro biragenda neza dada bizogenda neza nukuri Imana iguhezagira ariko nashaka umbwire ni gute umuntu kuko hari ubunyene sindakubeshe abantu badukurikirana ntabwo ari abantu bakijijwe gusa ntabwo dukurikiranwa n'abantu benshi abantu bariko baraca mu ngorane abazivuyemwo abashaka gufasha abandi bantu ndashaka umbwire Imana yaragukijije ubwoba kandi hari ijambo ry'Imana rivuga ko ubwoba buva ku mugwanizi mbabarira umbwire ni gute Imana yagukijije ubwoba ni giki wakoze kuko urumva ubu unye ntabwo ugihungabanye ahantu ushika ukavuga ati Mana abana banje nukuri aba mama n'abantu dukunda abana urumva yuko hari ahantu atakintu cyo gukorera ku mwana wawe ariko urumva yuko wewe hari ahandi hantu Imana yakugejeje kavuga ati niko aba bana nabi wanje urumva barashaka kubaho nawo utobuhari so mbwira ni gute Imana yagukijije ubwo wakoze iki ni utubwire njyewe sinavuga ngo ni ikintu nakoze heyerma nta kintu nakoze ahubwo navuga ko ari Imana yashakaga kuko yako kubwanjye ku giti cyanjye ntabwo ubwoba bwari gushira biturutse n'ibintu nabayemo nahoraga afite ubwoba nahoraga numva ko buri kintu cyose nakoraho cyancika nta mugenzi nagira ngo tumarane igihe buri gihe nubwo twaba abagenzi nkumva nanga kugutsitaraho kugira ngo utababara urumva nkumva ko nyine kishushanya ntube nikore simbe open urumva wanakora nikosa sishake kuri kubwira kugira ngo nimbibwira dada ejo akanyanga kandi ariwe narisigaranye so nahoranaga ikintu cy'ubwoba cyo kumva ko shaka ko abantu bankunda numvaga afite manke y'urukundo rero ntabwo nakubwira ngo ni ikintu nakoze ni Imana yashatse kunyereka ko ari inkunda kurusha abandi bose ntekereza ni Imana yancishije muri ibyo bintu byose njya mbona ko ibyo nanyuzemo byose kuva nkiri umwana ari Imana yashakaga ni Imana yashakaga kubera ko ubu ngubu ufite amahoro ku mutima amen kubera ko kuva namenya ko Kristo ankunda namenya ko ntakiri bucura bwa mama Albine ahubwo sigaye ndi bucura bwa Kristo amen sigaye numva afite amahoro nubwo nta kintu nabona nubwo nta mugenzi nagira nubwo nta muntu yankunda njye nicara iwanjye nkumva ko afite amahoro yuzuye amen nkumva ko ibindi byose ari ibishakwa nkumva ko ibindi byose bizaza nyuma ese Kristo ankunze ni iki nabura muri ubu buzima birimo biratinda birimo birigiza nkana bigatinda ariko finally bizaza kuko ndi umwana w'Imana kuko ndi umwana w'umwami ndi princess amen urumva so ntabwo nakubwira ngo ubwoba bwashize gutyo gusa iyo surgery yatumye menya Imana cyane aho nanyuze mu rupfu byatumye menya Imana cyane kandi nyisobanukirwa urukundo rwayo kuri jye cyane niko ni gute umuntu akiri ibikomere ni gute iyo absence wagize ya papa uko kubura abavyeyi hakiri kare ni gute Imana igukiza ivyo bikomere ubu mbega uracabifise reka ntangurire ngaho ubu ntabwo ngifite ibikomere bya papa n'ubu ngubu yaba akiriho mba naramubabariye amen kuko n'ubu naramubabariye kandi na famiye ye ndabibereka ko nabababariye bose
amen. ariko before ya 2018 narabavugishaga no muri mariage narabatumiye narabakiraga no mu rugo baje ariko hari mu kakanu kari kakirimo narabarebaga nkavuga se kuki bansabye ibi bo bankoreye iki kuki se bakoze kuki bambwira ibi bo bankoreye iki urumva nko mu bukwe bwanjye baravugaga ati tuzakora iki ese muzabikora nk'abandi mwankoreye iki icyo kintu cyagombaga kinjyamo nkajya kubasura urumva kuko hari umupasiteri nari ifite mu Rwanda ambwira ati babarira ajya kubasura kora iki urumva nkajyayo ariko mfite kakantu mu mutima ariko nkubwije ukuri ko kuva 2018 nta kintu mbabona nk'uko nabona indese nk'uko nabona grand frère ndabakunda nta kintu na kimwe nabima ngifite urumva mbabona nk'abavandimwe kandi nabwiye Imana mbabarire ibi bintu bishiremo burundu bigende kandi koko narakize burundu nta muntu n'uyu n'umwe numva ngifitiye akabazo na gato. Umva icambere avant yuko kiri bikomere rero ndagushimiye kuko ahubwo uciye ugenda unyishuriramo ava yuko kiri bikomere ubanza guharira ico ni cambere rero nashaka kumbwire ikindi kintu cagufashije kugira ube Nicole uyu n'umunsi mbese ni gike cagufashije gukira ibikomere. Icyamfashije gukira ibikomere nuko natangiye nko kwishyira mu mwanya wa famiye ya papa. Buriya umunyarwanda aravuga ngo icyaha ni gatozi ku muntu. Papa ashobora kuba yarakoze icyaha cyo kutaturera ariko ntabwo ari ngombwa ko ngifa all family iba affected. Abeshi bari batari banavuka urumva abari baranavutse nabo ntabwo aribo babwiye ngo nturere abana bawe urumva so nashatse kubanza kwishyira mu mwanya wabo avuga ese njyewe nkoze icyaha ejo bikazitirirwa shiro bakamwanga kubera iki reka mbanze nishyire mu mwanya wabo mbababarire nta n'icyaha bakoze kandi n'uwagikoze yaragiye yaramaze gutaha reka mbashe kumuha iruhuko ridashira nawe mubabarire mu mutima kuko icyabimuteye kirahari n'umwanzi nacyo kirimo kirantira nanjye kutababarira kandi ashobora kuba yarabitewe n'umugore bari kumwe mama nyine urumva bakagira crochet noneho ngiye nk'aba victime rero nta mpamvu yo kutamubabarira. Icyo nicyo cyafashije nkenda mbumva kandi noneho nabajyamo nkabona bafite urukundo bakanyakira neza twaganira tukaganira neza urumva so mpita numva nyine ko nabahoraga ubusa ahubwo muri njye ntangira gusaba imbabazi Imana mbabarira cya gihe cyose nagendaga mbashinja urumva kandi hari umutante nabibwiye twakunda kuganira cyane nza kubimubwira ntimbabarira kuko nta n'umwe muri mwese nakundaga narabimubwiye we ndambwira mbabarira kubera ko ntumvaga ntazabakunda ariko ibyabaye byarabaye kandi si ikosa ryawe si ikosa ryanjye ni ikosa rya papa wanjye na mama wanjye so ntabwo ngomba namwe muri victime nk'uko nanjye ndi victime mbega ugusenga iyo kuva muri iyo 2018 ugusenga kwagufashije gute gukira ibikomere? Gusenga
kuva 2018 uko nasengaga niko nagendaga numva urukundo ku bantu. Jewe kera nashakaga ko bankunda ariko je sinite ko nkundana. Oh yeah. Yeah, je numvaga jewe ari nkaho ndi selfish. Numvaga ko abantu bankunda, bampa urukundo. Ariko sinshaka ko bamvaho bakomeze bankunde. Ni nayo mpamvu nigengeseraga simbe nakwereka umuntu ikosa. Ariko noneho ubu ngubu nasabye giye gukundana. Kandi iyo ukunze umuntu umwereka naho afite ikosa, uramuhana. Ukamuhanura. Ukamwereka inzira nziza agomba kunyuramo. Rero njye nasabye urukundo. Ubu ngubu usigaye mpanura grand frère kandi kera sinamuhanuraga ngo atarakara. Sigaye mpanura abagenzi banjye ubu bifashe nabi akabifata nabi ariko mba nzi ko amaherezo azagaruka. Rero niyo difference ya Nicole wa kera kuko nashaka ko bankunda ariko ubu ngiye nshaka gukunda. Ndashaka guha abantu urukundo. Ubwo Kristo ampa nanjye ndashaka kuruha abandi kandi ntabaryarye. Nkababwira ukuri uko nkubona dada nimba ufite ikibazo iki n'iki nkakikubwira washaka ukandakarira ariko kuri umuntu ariko amaherezo nzagusengera ugaruke. Jevrama Imana ihora ingirira neza ni kurazi gituma je nta munsi numwe nkora ngira umutumire muri warubizi nukuri si nico gituma nama ntangura mvuga ngo nagiriwe bakwe nukuri sinike nukuri urukundo ni ikintu gihambaye. Hari ahantu muri baravuga ngo urukundo rurihangana, urukundo rugira neza, rugira imbabazi. Nukuri abantu tuba dukwiye gukundana kandi ntushake yuko nkuko wabivuze iyo umaze kumenya Imana it doesn't matter, just kunda hama nawe uzobona ingene ukundwa. Nukuri nashaka turiko turaja gusozera ikiganiro cacu umbwire ingene umuntu yokunda bibereye kuko ari ukwigirisha. Hariho igihe wumva yuko ujya muntu reka ndamukunde kubera yangiriye iki. Nukuri muri ino si tubayeho biragoye yuko ushobora gukunda umuntu maybe yamakugirira nabi canke umuntu ni gute umuntu yokunda bibereye. Ubundi gukunda bibereye ntabwo ureba ku mugenzi uko ukunze wowe urakunda tout simplement. Ushobora gukunda ukambabaza ukamvuga cyangwa se ukankorera ikindi kintu sinzareka kugukunda. Nzanga ibyo ukora ariko sinzareka kugukunda kandi nzakubwira ibyo ukora bitari byiza. Aho kugenda nimba nkoreye kibi ngo ngiye kukubwira undi muntu nzaza nkikubwire wowe dada nkubwire nti iki kintu wakoze cyambabaje pe ariko ndakubabariye. Wowe nimba ushatse gukomeza umvugisha uzamvugisha ariko utabishatse uzabyihorera ariko njye sinzareka kukwerera imbuto. Nzakwandikira rimwe nkuhandikire kabiri nguhamagare umpupa ariko sinzabireka. Nimba nzi ko ukunda ikintu nzakiguha. Nimba nzi kuri mu bibazo ufite ikibazo nubwo utakimbwiye nakimenya ahandi nzagukorera ikintu kigaragaza urukundo. Njyewe kuva natangira gukunda muri 2018 inshuti nyinshi zamvuyeho zo mu Rwanda nyinshi cyane kubera nyine ntitukibana amagambo ibiki urumva ariko abo ngabo nyine nibo nandikira, abo ngabo nyine nibo mfasha. Nimba unkoreye amakosa ntabwo mvuga ngo ndakwanze cyangwa se ndebye ibyo wakoze. Njyewe ndeba nimba dada mukunda, nimba dada ari umugenzi wanjye azahora ari umugenzi wanjye forever. Yakora amakosa atayakora ko n'umwana w'umuntu arakosa
arakosa ngomba ahubwo kumwereka aho yakosheje hanyuma yababara nkamusengera Imana ikamuha gutuza noneho akazaheyariza ya makosa tukongera tukavugana kandi kwa guceceka wakagiye ntabwo nceceka nkomeza mwandikira yego ntasubiza rimwe ubwa kabiri ntasubiza nkamuhamagara ntasubize ariko nimba nari nzi famiye ye nkumva ko abana bari aho nkumva ko umugabo ari aho kuko ni dada nkunda n'umuryango wose urumva hanyuma azavuga ati se uyu muntu akomeza angendaho kandi ntakimuvugisha ndaminzi yuko nkunda koko nawe atekereze kuri bya bindi namubwiye ariko nimba ucecetse nanjye ngaceceka ntabwo wowe uzayarayariza ryakosa ryawe ngenda kubera umuvandimwe nkomeze nkuvugisha sisubire ku byo wakoze nkuvugishe simple nutamvugisha mvugisha umugabo wawe mvugisha abana nimba bari bakuru bafite telefone mbavugishe mumeze mutema maraho urumva birangire noneho uzaroyariza uvuga ati nikore bwa bundi arankunda kubera ko naramwihoreye iyi minsi yose irashize ariko aracyangendaho noneho uheyarize ko ntarimo ndakuryarya amen niko Imana iguhezagira nashaka numva afise ibintu byinshi ndakubaza vrama numva umenga twoguma tuganira ariko nashaka umbwire ni giki wohanura umupapa yahevye abana biwe yahevye umuryango wiwe canke n'ababa bariko barabitekereza mu mitwe yabo ndashaka kubabwira ko ubuzima ntibworoshye cyane cyane ubuzima bw'urugo ntabwo bworoshye ushobora kuba ufitanye ikibazo n'umugore wawe cyangwa umugore ufitanye ikibazo n'umugabo wawe ariko banza utekereze ko mutakiri babiri ntabwo mukiri babiri harimo abandi bantu baje mwabaye batuke mwabaye bane tekereza kuri abo bana bari victime uvuga uti se abo bana n'inturugo bizagenda bite ese abo bana nimbabaza mama wabo bakabona mama wabo arira bo bazakura bate ega nabo bana nibo muryango w'ejo hazaza ubitekereze ureke kwitekerezaho akenshi amafamiye y'iki gihe amakapo baba selfish noneho umugabo n'umugore batongana bakumva ko ari bo bonyine ntibibuke ko babyaye mukiri abajene mariye mushobora gutongana mukarakaranya urumva mukabitekerezaho deux fois kuko nta wundi muntu muba murimo murababaza ariko iyo wabyaye tekereza ku muryango w'umwana wawe ejo hazaza azakura ate ese icyo gikomere umushyizemo azagikira ate ese uramutse upfuye utanamusobanura uko byagenze azakubona ate azagutekereza ate tekereza ku bana bawe mbere yo gutekereza kuri wowe mbere yo gutekereza kuri uwo mugore noneho bizaguha imbaraga zo kwihanganira ibyo uri muracamo kandi ikiruta byose ubanze usenga Imana ubwire Imana Mana fasha mbashe kuha urugero rwiza abana banjye fasha mbashe kubereka inzira yo kunyuramo kugira ngo bazagire fitire nziza abantu benshi hano baravuga ngo abana batunaniye ariko se background z'abo bana zagenze zite njyewe njya mvuga ngo musaza wanjye yarananiranye yanywera urumogi ariko afite aho yabikuye afite uko yabayeho afite igikomere yakuranye rero banza utekereza abo bana background yabo utekereza uko bazakura ejo nibo babona uw'inzoga ukubita mama wabo nabo nibaza bakagenda mu nzoga bakaza barwana cyangwa bakubita aba girlfriend babo cyangwa ba fiancé babo cyangwa abagore babo uzavuga uti abana banjye barananiranye
ni wowe uzaba warabibigishije ni wowe bizaba byaraturutseho banza ubereke inzira nziza umenye ko mu gihe cyose wabyaye reka kwirebaho banza urebe ko uhetse nicyo numva nabwira abagabo cyangwa abagore bashaka guta abana umwana nawe ariko araca mu bintu nk'ibyo by'imiryango iba yaratandukanye cyangwa igira itandukanye ni gute uwo muhanuraga niko biragoye kubona umwana uri muto uri muri adolescence cyangwa uri munsi yawo wamubwira ibyo akaba yabyumva ariko icyambere shaka kubabwira nuko papa na mama wabo ibyo banyuzemo byose ntabwo babareba nabanza ashaka future ye nabanza ashaka nawe ubuzima bwe nabanza ashaka Imana abwira Imana Mana niwe wampaye aba babyeyi niwe wampaye kuvukira muri uyu muryango ntarabigusabye mbabarira rero shobore kunyuramo neza shobore gukura neza kandi si ngombwa ko ibyo papa na mama barimo baranyuramo jewe sishaka kuzabinyuramo wiyaturire neza ariko kubw'umwana ufite 14 kuba yakumva ibyo bintu biragoye ahubwo icyo namubwira gusa no gusenga kandi akagerageza kubabarira ashaka no kugaruka ku babyeyi bashaka kuba bari muri ibyo bibazo byo gutandukana nabo bashakanye swata umugabo cyangwa umugore ari ababyeyi kubera umujinya umugabo aba yaraguteye cyangwa umugore yaraguteye ugatangira ukamuvuga nabi imbere y'abana wowe niwe uba waragiranye ikibazo n'uwo muntu niwe uba waragiranye ikibazo n'umugabo wake n'umugore wawe yes reka kwigisha abana urwango bwira abana ati nubwo ibi bintu birimo biranyura ariko papa wanyu arabakunda papa wanyu aradukunda nawe wishyiremo Satani arashaka kudestroyinga our family reka dusenge ariko papa aradukunda n'akantu kanyuzemo ni nk'uko ushobora gukora amakosa wowe wa mwana we nkaguhana ntubyumve ko naguhanye rero papa we n'akantu tutumvikanyeho ariko bidasobanuye ko atadukunda aradukunda nimba papa we yaragiye mubwire hamagara papa wawe ese wahamagaye papa wawe ese yaguhamagaye nimba ataguhamagaye buriya ari busy mu kazi nubwo wabuzi ko atari busy nubwo wabuzi ko ari mu bindi ariko bwira umwana ari busy mu kazi hamagara papa wawe umubaze uko ameze hamagara papa wawe umubaze uko yiriwe nakubwira se mama we ko mutavugana nubwo hari ikintu cyo kubeshya ariko utavuga ngo urabeshya ngo ni icyaha ariko ushaka gusova umutima uwo muri kumwe ukavuga ati giye twavuganye ameze neza ariko yakumbajije yabajije uko mumeze vugana papa wawe twagize Imana muri iki gihe amatelefone arahari mu gihe cyane nta telefone zari zihari urumva ariko mama ntiyaburaga kutubwira ibyiza bya papa urumva ngiye ndibuka ko bajya no gushyingura papa tugasanga bamushyinguye yaravuze navuze ijambo ndavuga ariko mana yanjye papa abaye umugome kugeza n'igihe apfiriye mama yashatse kunkubita aravuga ati papa wese umugome no ese ko yari yapfuye yarazi ko bari bumushyingure papa wararengana kandi nabo ngabo nabo bagize nabo bararengana ntabwo bari bazi ko tuzabona ibyangombwa byo gusubira i Burundi no kujya kumushyingura rero kandi amafrigo arahenda kumeza umuntu muri frigo arabasigurira aradusigurira arabaprotectinga nawe gerageza uprotecting uwo mwashakanye ubwira abana ko ari busy ari afite ibindi bibazo ariko mwe mumuhamagare mwumve ukuntu ameze niko Imana iguhezagire nukuri nagira mfata uno mwanya ndagushimire wakoze kuza kutwitaba muri warubizi wakoze
kwigisha ukatubwira ingene Imana yagukijije, ingene Imana yaguhaye amahoro, ingene Imana yagukuyemwo, ingene yagukijije ibikomere. Nukuri Imana iguhezagire, Imana iguhezagire gose. Nshimira n'abantu badukurikiranye, nukuri umuryango munini wa Warubizi ndabashimiye gose. Aha dukorera ni muri Arizona, ariko nukuri turashika ahantu hose. Ndashimiye abantu bariko barandondera bo mu yandi ma state, nukuri vuba cyane tuzovugana. Nukuri nagira nshimira abantu bose badukurikiranye, abantu mwumvise intahe ya Madame Nicole. Imana nukuri bahezagire. Ndazi yuko iki kiganiro kigiye gufasha abantu benshi. Ico nizemo nuko urukundo ni ikintu gikomeye. Urukundo rurihangana, rugira neza, nukuri rurababarira. Rero nashaka n'umusi twibaze avant yuko duheza kino kiganiro cyacu ca Warubizi, mbega jewe nk'umuntu, jewe ndakunda uko bibereye? Do I love enough? Wibaze wenyene. Hama ubonye kudakunda bikwiriye, nukuri usenga Imana kugira nukuri dukunde bikwiriye. Nibaza ko ari cyo kintu abantu bonga anye kuri nosi dukeneye. Rero nagira nshimire abantu mwese mutwandikira, mutugira mwandika ama commentaire. Thank you. Keep sharing. Mugire subscribe, mu liking. Nukuri biba ari ibintu byiza gose. Nshimira n'abantu bama bategura hano tuba twicaye, n'abantu banje bo ku mutima. Ndabakunda. Imana ibahezagire. Je nateguye kino kiganiro nitwa Darlene Irakoze. Imana ibahezagire. See you next time. Warubizi.